Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusura ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gusura kino kizame kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Ubakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nuko na kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe wasira kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ifite smartphone ushaka code twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufashe kubona code nziza tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kuko tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogiye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 ibyo byose tubibafashemo. Iyo nimero ushaka kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha mudasobwa usanga iwawe tukaza tukakwigisha mudasobwa ukajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda ariko ukeneye guhura n'umwarimu umunsi umwe cyangwa ibiri mbere y'uko ujya mu kizame twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tuze tuguhugure. Ukeneye igitabo twandikira aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali turakihagusangisha. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789351626 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa ese kino cyapa urabona gifite ishusho ese uri kubona ari uruziga ese uri kubona ari impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hari yavuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura cyangwa bavuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Ibyo byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru n'ibyo byose ni kimwe. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. A ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C umuhanda utaringaniye mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cyukuri nta kindi ni A uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ubonye utari gusobanukirwa ku byapa hari video namaze kugukorera iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2
mba ndi online. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza ibyinshi biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka bya bindi biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bikurikizwa gusa hehe? Ango mu masangano. B mu bimenyetso bimurika. Ubwo bari kuvuga za feruje, aho biba biri kumurika biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo mu masangano no mu bimenyetso bimurika. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bavuze ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano. Bigakurikizwa gusa mu masangano, ahandi ntubikurikize. Oya, mu bimenyetso bimurika wagera hano ku byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, ukabona gukurikiza bino byapa bibuza n'ibitegeka, ahandi ukajya urabyirengagiza, nabyo oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse utamo D. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode zirahari, ukwezi kwa 10 bagufunguye. Yandike cyangwa umamagare kuri 0789351626 tugufashe ko na kode yaba iyo kuri provisoire cyangwa se iyo kuri category. Rero mutwe cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubigufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ki? Hano ijambo bakoresha umugenzi ntabwo ari kuvuga umunyamaguru, n'ubundi bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. None bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ki? Ango ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Se imiterere y'icyago gitunguranye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari ibyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari umuhanda wenda ufite ikoni iburyo bakabikubwira hakiri kare. Haba hari utubuye dutaruka bakabikubwira hakiri kare. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Rero biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago kugira ngo amenye ingamba arafata, zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa se izindi ziratuma yirinda icyago hakiri kare. Ikibazo cya kane kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze. Gutwara ikinyabiziga wasinze ngo biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B biremewe nijoro. C birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo, bikaba byemewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, bikaba byemewe nijoro, ariko bikaba bibujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ibaze gutwara ikinyabiziga wasinze. Ubuzima bwawe buri kubushyira mu byago, ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ubuzima bwabo buri kubushyira mu byago. Niyo mpamvu biba bibujijwe. Ntugatware ikinyabiziga wasinze, kirazira. Ndakeka ko waramutsamo C. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho, aribyo mwita kudepasa mu ndimi z'amahanga. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kudepasa ngo ahamanuka. B igihe umuhanda ari mugari. C igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho.
kubera ko umuntu ukuri imbere cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere aba yamaze kubona ko imbere nta kibazo gihari, atari mu ikona, hagaragara neza, nta kindi kinyabiziga cyaje. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa gifite ishusho. Ese wowe turi gukosoranya kino kizami, kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu cyangwa uri kubona ari mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ndabikubwira umaze guhitamo isoko kuri, kuko naba nkukopeje. Ngo hanyurwa na velomoteri gusa. B ngo nta modoka. C hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko wamaze kugihitamo. Ndizera ko isoko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoko kuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Impamvu nari nkubwiye ngo igisubizo ikino cyapa ubwoko bwacyo ndabukubwira umaze guhitamo isoko cy'ukuri, ni ukubera ko nkubwiye ubwoko kibarizwamo uhita umenya igisubizo cy'ukuri. Niyo mvuze ngo ni ibyapa bibuza, wajyamo bino bisubizo bine ukabonamo ngo ntihanyurwa n'amapikipiki, urumva nyine bari kubuza amapikipiki kuhanyura, uhita umenya igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo ndakubwira itsinda kibarizwamo umaze guhitamo. Rero hano isoko cy'ukuri ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki, kikaba kibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Iyo harimo ipikipiki tubonye ko ari ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Rero hano hari harimo ipikipiki, duhisemo D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku manywa urumuri duhagije hatabona neza, naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu, hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Ese naye matara uba ugomba gukoresha uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B amatara kamenabihu y'imbere. C amatara yo kubisikana, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko wamaze kugihitamo. Ndizera ko isoko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Amatara uba ugomba gukoresha nta yandi ni hano isoko kuri ni B amatara kamenabihu y'imbere. Mbibutsa ko uramutse uri gukosora kino kizamuka ukagira ikibazo ukumva ko hari isomo ukeneye ko nkutegurira, yandike muri comment ukande subscribe. N'amasomo yose nabakiriho ni mwebwe mwari mwarayansabye. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya munani kirabaza ngo niyo mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu. Ni igihe cy'ibihu. Ese nuko uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo igihe feri idakora. B igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C igihe moteri imara ngo izime, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko wamaze kugihitamo. Ndizera ko isoko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Impamvu ugomba kugabanya umuvuduko nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, wakanda subscribe hasi ukayibonera ku gihe kino kizami tuba tumaze gukosora, kugira ngo ikizami cyose gikozwe ujye tukibonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumorokizi kuba nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo nibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nibikurikizwa ku bihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo ku binyabiziga by'ingabo. B ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. C ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Aribwo bwa mbere dukosora ikizami. Yavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ikintu bashatse kuba bashazwa ngo ariko batari kiso cy'ukuri
B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Wowe hano uramutse iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Utari wahisemo B, ndizera ko n'ikirambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ukwezi kwa 10 bagufunguye, kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe ko na kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizami, ikintu cyose kiragufasha ku buryo arajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe uhita utwandikira kuri WhatsApp. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe ko na kode. Ukeneye ko tukwigisha nabwo turakwigisha aho waba urose mu gihugu. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Nkanswe kwiga nabyo duhita tukwigisha aho waba urose mu gihugu kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo w'abanyamuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ino mirongo yera iteganye n'umurongo w'abanyamuhanda mo kabiri mu burebure bwawo bigaragaza iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. B hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C hanyurwa n'abanyamaguru. Mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'abanyamaguru. Mubona ko ino mirongo yera iteganye n'umurongo w'abanyamuhanda mo kabiri mu burebure bwaho hanyurwa n'abanyamaguru. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross hari amwambukira muri kwambuka umuhanda. Hariya mubona ko iriya mirongo ibihagaze kandi n'uwa murongo w'abanyamuhanda mo kabiri nawo ubuhagaze. Bivuze ko iriya mirongo ibiteganye n'uriya uburombereje hagati mu muhanda. Ndakeka ko waramutse utamo C hanyurwa n'abanyamaguru, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa kigizwe. Iyo bavuze ngo icyapa kigizwe n'icyo uvuga ishusho yacyo, ukavuga n'ubuso, ukavuga n'ibirango, cyaba gifite umuzenguruko nabyo ukabivuga. Rero biterwa n'icyapa ufite. Iki cyapa cyurabona kigizwe n'iki? A ngo ishusho mpande eshatu, ubuso ubururu. B ishusho mpande eshatu, ubuso umukara. C ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ishusho ni mpande eshatu, ubuso ni umweru. Iyi ni mpande eshatu ntabwo ari uruziga. Iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ino ni mpande eshatu. Ubuso uri kubona ko ari umweru. Ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikirambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki kure na bene icyo kinyabiziga ushaka kurenza ibipimo bikurikira. Ushaka kurenza ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo metero 1 n'ibice 25. B ngo santimetero 30. C santimetero 75. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cyo kuri kirimo. Ese ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikurura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1 n'ibice 25. Hari igihe ubona ikibazo kimeze neza gutya ariko ukabona twahisemo B, ariko hano ukabona duhisemo A. Ese nukwera iki hano duhisemo A? Ese nukwera iki ushaka kuzajya mu kizamu ugahitamo B?
hano bavuze bugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Naho ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uzahitamo ko ari metero 1.25. Naho ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande uzahita uhitamo B, santimetero 30. Ubwo hano bari bavuze idafite, niyo mpamvu duhisemo A. Ukuntu twigisha abantu mu buryo bwa online, uduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, tuguha linki, babyita Google Meeting, ugakanda kuri iyo linki tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Tuba tuvugana uri no kuyibona, icyo nashyize muri mudasobwa yanjye ukajya urakibona muri telefone yawe, nkakwigisha bitewe n'isomo turi kwigana. Aho waba hose mu gihugu tukakwigisha ugakora rimwe ugahita utsinda. Tugane twigishe, ugiye mu kizamu ugiye kuzana uruhushya rwawe. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ango ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Bega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Sengo ibinyabiziga ndakumirwa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa z'ambulance ubona ko biba bifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Rero ibinyabiziga ndakumirwa biba bigomba kuba birifite. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ese kiba gifite amabara asa? Turambwira amabara yose aba kiriho. Ango ubuso ni umweru. Bega ngo ikirango ni umutuku n'umukara. C, ikirango ni umweru n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Hano rero isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D, nta kisoki kuri kirimo. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Hano hari ahantu wabonye bavuze ngo ubururu, umweru n'umutuku, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta isoki kuri kirimo. Indi mpamvu ituma duhitamo ko nta isoki kuri kirimo, A bavuze ku buso gusa, B bavuga ku kirango gusa, C bavuga ku kirango gusa, kandi bagombaga kuvuga amabara yose akigize icyo cyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo D, ko nta isoki kuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Turawagisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora kandi ukaba ubyumvishe. Murabizi hano dukosora ikizame turi no kugusobanura. Niyo mpamvu ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ango iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Bega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari ikiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, kubera ko hari icyo cyapa cyo gutambuka mbere, hari abo cyaba kiri kwemerera n'abo kiri kubuza uburyo gutanga inzira byakoroha. Rero iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Cyangwa ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Mugeze hari kuri feruje musanze biriya bimenyetso bimurika bitari gukora, kandi hari hakunda ko hari imihanda
myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, haba aho hahuriye imihanda myinshi aba ari mu nkomane. Rero iyo kino kimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, mugasanga ntibiri gukora, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo, bagaragaza se ninde uratambuka mbere. Ndakeka ko waramutamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Wari wahisemo A ni isoki ukora ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni isoki ukora ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, kikagira ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Agafureshi kajya imbere kari mu mweru, akaza kari mu mutuku. Kikaba gisobanuye icyo mu byapa byo ku mihanda. A ngo iherezo ryo gutambuka mbere. B gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isoki kuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni C gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hano abantu benshi bakunda kwitiranya ino B n'ino C. B iravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hano ninde uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Wowe uri mu mweru uri kujya imbere, abaza bagusanga bari mu mutuku. Wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Noneho iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biri guturuka imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere. Niyo mpamvu ino B yo ibivuga ko abaratambuka mbere ari abari guturuka aho wowe uri kujya. Naho kuri C bakavuga ngo utambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ubwo we uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebera video y'amakotano y'ibyapa byo ku mihanda, urayisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kandi subscribe aho hasi kugira ngo nikiraho n'irindi somo, ndikubategura amasomo ku matara no ku bipimo, kugira ngo naryo uzahite turibonera ku gihe nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko wayiguriye ntugomba kuyikoresha ryari. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ahari ibimenyetso bimurika. Ibimenyetso bimurika biba bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Se aho A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isoki cy'ukuri ndetse na B ikaba ari isoki cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kubera iki batuvuze ko nta gisoki cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisoki cy'ukuri ni ikihe? Ubundi baravuga ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga. Hano bavuze ngo hari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba uhahise ugahita utangira gukoresha telefoni ukajya kuri chat. Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, waba utwaye kuri kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko waba utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugakoresha telefoni, nabyo oya. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twabonye ko A atariyo na B atariyo, ubwo na C ntiyabayo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisoki cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu duhisemo D, telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga aho ariho hose n'umuvuduko ariho hose waba utwayeho. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe, cyangwa ibyo mwita kudepasa bibujijwe ryari? Ngo ugiye mu muhanda hagati yashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Se ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisoki cy'ukuri. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa
igihe byagenze ute. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cyukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi namaze kuhakorera n'isomo ku bimenyetso byo mu mihanda, usaka iyo tubicano yanyu yirebe kugira ngo byere kujya bikugora. Murabizi no mirongo irombereje hagati mu muhanda, hari igihe uri kugenda ukabona umurongo uracagaguye, hari n'igihe uri kugenda ukabona uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ntucagaguye. Rero mu gihe ucagaguye uba wanyuranaho mu gihe bibaye ngombwa, cyangwa ugeze ahantu hari ibimenyetso bikwemera ko wanyuranaho, ukaba wanakatira ibumoso, ukaba wanahindura icyerekezo iyo murongo wo hagati ucagaguye. Noneho uriya murongo ushushanyije hagati w'umweru iyo udacagaguye ntuba wemerewe kunyuranaho, ubujijwe kuwurenga. Niyo mpamvu hano duhisemo B, umurongo ushushanyijemo hagati mu muhanda wera iyo udacagaguye. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ari ku giteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Urabizi utwaye cyane rukururana mu muhanda ibinyabiziga birenze 3 biba bigomba gutangirwa uruhushya, ariko nubwo baguhaye uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza, kubera ko iyo rukururana ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ibe bipimo utagomba kurenza ango metero 50, B metero 35, C metero 25. Mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abaso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 25. Nubwo wakwemereye gutwara rukururana mu muhanda, uba ugomba kutarenza rukururana ingana na metero 25. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bigomba kugira yaye matara, aho amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B utugarura muri 2. C nkaho A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B utugarura muri 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano abaso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarura muri 2. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri ariko na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Rero hitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko rero waramuzitamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ndizera ko iki kizami dukosora ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikizami cyose gikozwe ujye uhita ukibonera ku gihe. Isomo ryose nshyizeho ujye uhita ukiribonera ku gihe. Ikibazo cyose postinze kiba kiri gukunda kuza mu kizami ujye urahita ukibonera ku gihe. Kanda subscribe aho hasi. Rero uvuye gukora uratsinze. Ikintu cya mbere ukora, ufite inshuti zawe zisharinge zino video nabo baze twige dukore rimwe duhita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikindi ukeneye kode aho waba hose mu gihugu, tugufasha kubona kode nziza, tukaguha n'imyitozo rero ubasha kwitegura neza aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa mu gihe cy'iminota 3 umaze kubona kode, tukanaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga
aho waba urose mu gihugu cyangwa se uri imahanga uteganya kugaruka mu Rwanda, turakwigisha mu buryo bwa online. Dukoresha uburyo bwitwa Google Meeting, nkwariga ukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. Rero nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha aho waba urose mu mujyi wa Kigali. Ukeneye igitabo tukikuzanira iwawe aho waba urose mu mujyi wa Kigali. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.